Muhire Keve ndetse n'umutoza Robertinho nyuma y'imyitozo ya nyuma barimo bategura ekipe ya Musanze baganiye ku bakinyi 11 bamwe muri bo abashobora kubanzamo n'abashobora gusimbura abagira icyo babafasha basimbuye ndetse n'abagira icyo babafasha babanje mu kibuga. Icyo ni cyambere. Umukinyi bita Adama Bakayoko nawe barimo baragegeza kumuha match abanjemo, ariko nawe ngo bari kubona ko uyu mukinyi Adama Bakayoko ni umukinyi mwiza, ariko akaba mwiza cyane iyo asimbuye, iyo aje asimbuye. Ariko Adama Bakayoko bimwe mu byo baganiye right one bashaka kuba match akabanza mu kibuga mwebyiri bakareba uko yitwara abanje mu kibuga, yakwitwara neza akayagomeja akaba yabasha kugomeza kubanza mu kibuga. Igihe izo match yaba atitwaye neza right, ashobora mu yindi mikino nk'ibiri iri inyuma nko muri journée 5 cyangwa se guhera kuri journée ya gatatu ya phase retour ashobora kujya aza asimbuye mu gihe Asana Inosa yaba yagize kuri ritime, ndetse n'abandi bakinyi batandukanye baguze muri uku kwezi kwa mbere barimo Abdoulaye Jaro, barimo ba Suleiman Dafe ndetse n'ababira Mahir Abedi bose. Kuri uyu musore Iragwa Haji cyabari gutekereza nuko ashobora kubanza mu kibuga bigendanye nuko yitwaye mu gice cya mbere, akaba yasimburwa na Azizi Basane right bitewe nuko yitwaye mu gice cya mbere, ariko Iragwa Haji babona ko abafasha mu gice cya mbere kuruta Azizi Basane right. Ibyo nabyo babiganiyeho babyumvikanaho neza cyane. Ubwo muri mediane rero uko bihagaze, muri mediane hagati ya Kanangugereje na Sefu, ahangaho uko biteye bumva ko igihe Muhire Keve na Richard right baraba bari muri mediane, nibo baraba bari muri mediane kuri uyu mugoroba right, baraba bari muri mediane kuri uyu mugoroba. Barashaka umukinyi urekipera baro akagegeza no kuzitanga byuze 70% akaba yazitanga. Bumva ko baro nimero 6 arajya afata agomba guhita azereza umusore Richard Ndayishimiye akaba yazigeza imbere muri attack, sibyo uko bimeze. Barimo baganira bagati bimeze biti nimero 6 baramuha responsibility ivuga ngo baro urajya urekipera ugiye gomba kuyihereza Richard Ndayishimiye agategeza kwa Muhire Keve agasikiriza baro akaba yageza mu nce z'ikibuga zitandukanye. Gose barimo bareba icyafasha Rayon Sport gutsinda. Rayon Sport umukino ashobora kwitwara neza uko ndi kwibona, kuko ni Rayon Sport yaza kuba imeze neza cyane, kandi nayo ifite squad imeze neza cyane. Bafite abakinyi baraza gusimbura beza, kandi muri aba bakinyi bashya nababwiye ngo hagati y'umwe na babiri bitewe na match ntago Robertinho araza gusimbuza ngo kuko ngo no. Robertinho mugize nk'abafana ba Rayon Sport match ayikiyanza kirika akayitsinda kirikare game ikagenda neza, mwabona abakinyi babiri direct bajya mu kibuga. Kubanzamo kumukinyi mushya byo sinzi bikubiye gake cyane. Ashaka kumanza gukoresha squad yakoreshaga yatsindaga, ubundi akaza gukora changement cyangwa se akaza gukora izindi mpinduka nyuma.